ariko twababisanze hari pasiteri witwa Mariko tukavuga ko uyu munsi tuzamushakira impano turayimuha yihangane ahaguruke yihagera na satani kuhayobora mbere ya 70 kugira ngo ukwezi gutambutse bajye barabaza mbese akabaje kari inyuma tugahinga cyangwa se ikoti rye ryanduye turi mbese none hano hari envelope twateguye yari yanditse amazina y'abantu nizo dufashe hano ariko iyi envelope urihangana ugende uyifungure na madamu ugeze wawe mu rugo Imana imugishe sanze mubo bayoboye icyo gihe ninde ndi muri leta no bayoboye icyo gihe ninde mubo bayoboraga bari muri literane nahaguruka Munyaneza nagera mu rugo nkayifungura na madamu we bihanganira bageze mu rugo ni 94 mu kwezi kwa karindwi rero mu itorero ndetse ari kuranye yitwa Abavyumukiza inje mu bitabo by'itorero mu bakanda dusanga iki gitabo cyose kizi indirimbo rero cyandika izi ndirimbo zose 9 na kangahe na kane ndavuga rero n'itereka Yesu nawe iyi mpano wihangane ifate urayisoma ugeze mu rugo kandi Imana imugishe reka tubabwire abantu bihute cyane babahereza imbano urahereza imbano urabanga barahari ndabizi kandi tuzakomeza kubitaha rero reka tubahamagare bihute cyane mu izina rya Yesu Imana ishimwe uyu munsi wa none duteraniye hamwe nk'uko twabivuze ku tariki 23 z'ukwezi kwa 12 ku munsi w'umubatizo twanejejwe na Nyesi ubwo madamu umushumba yageraga hano akava mu myaka 28 amaze avuye hano mu Badodiye agarutse asanga umuririmbyi muri korali Abavyumukiza bo baririmbanye witwa Agnes bindira mu mutima bati buriya mubyeyi babanye bakira abakobwa arihangana araguma mu murimo anagunya arahadagaza none undi arabatsinya akabakunyana musanze akiri muri korali yumva bindeye umunezero bati uyu mubyeyi zamwereza Imana rero mu by'ukuri nayimuzaniye uyu munsi wa none bangayishikire kugurisha amakuru y'Imana ubundi rugendo cyane rurerure komeza uteri Karumeli iratorero ryagize ibibazo byinshi ndetse akuyakuya n'umurimo n'itorero ryari Karumeli afatanya n'abashakaje na bene data iratorero arikomeza nyuma yaho yo byagarukiye aho arakomeza arasenga Imana Imana arakomeza iratorero ry'i Karumeli muri 2023 ndetse no mu mirimo y'itorero twahora kumurika ibyo byanabaga irya mbere nubwo ryagize ibibazo bakagenda ariko ryo ryabaga irya mbere bityo rero ntabwo twicaye uyu mwarimu w'Imana twamuteguriye iyi mbano yitwa Bibiliya ubwo turahamagara
Pasiteri Evariste kugira ngo nawe aze atwakire iyi ndirimbo. Babaye aba kabiri. Ni na uriya mwaka wa 2020 suko n'abandi batazamutse bose barasinze. Yesu nashimwe. Haleluya. Bose baratsinze. Hari torero rya hariya hano i Mukondo. Mwawe yamwaka turi gusoma. Nabyo byabaye irya gatatu. Impamvu y'itorero ryabaye irya gatatu hano. Yesu nashimwe. Numvise kidashikirwa ndabati uyu mukobwa Imana imumugisha batuza mu indirimbo dore nayiguze agiye gukora ndakizi n'ikibanga abari bacimbwiye bakinyongoreye batuza mu indirimbo ngo kidashikirwa ndako Bibiliya yo niyo umuntu bamwe yakoresheje ubukwe nubwo bwamwemerera Bibiliya niba ahari bakaba bemerera arahaguruke rero ni kumukizina. Yesu nashimwe. Mwareba ibinezaneza bikujaga twica ariko bikadusubikira mu bwiza. Aleluya. Natwe hari bimwe twagiye tutekerezaho ndagira ngo duhamagare uhagarariye Diyakoni hano aze natwe agire icyo tubwira cyangwa se agire ibyo abwira abantu bacu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwimana yakunze avamye muri Kamukunda. Yesu ashimwe. Tumaze kumva ko igitare kizabe hano kandi hakaba harimo no gutanga impano. Natwe twaje dusanga ari ngombwa gutanga impano. Muri ubwo buryo uyu musaza Sergio Michael itorero rya Mukondo ryamugeneye impano. Nasaba kugira ngo uyifite ateri nawe yuti vuba uratibushyize mu nzira ya Yesu. Itorero rya Mukondo ryamugeneye ubwo rugera mu rugo uraza gufungura n'umukecuru wawe kandi bandi bo irakunezeza. Imana ikomeze gushyigikira. Ndetse afite n'akarusho ayarufashe cyane mu kutorora ibikorwa. Twabicoro ku bw'ibyo usengera umusaza warinze ukamurinda neza yawe n'urukundo rwawe. Mana wagize neza kukagira umurimo w'umukabasana. Turamusengera mu izina rya Yesu ngo wakishimwe bivuye ku mutima we kandi ugakiriwe mwongere kurama izo bw'Imana bumubeho mucyari imigambi yose y'umwana